nibyo koko akaboko mfite ibumoso hano gafite ikibazo, ntabwo gakora neza nk'aka ngaka. Impamvu ni ubuzima. Abantu bavutse mu myaka wenda tungana, ubu ngewe bakavuka mu buryo bwiza, Imana ishimwe, kubera ko iwanyu mwari mwishoboye, mufite ubushobozi bwo kugira ngo muvuke mu buryo bwiza. Simvuze ko iwacu tutari twishoboye kugira ngo navuka mu buryo bwiza, ariko hari amakosa amwe n'amwe yabaye kubera ko ubwo bushobozi budahari. Irene Murindahabi ni umunyamakuru wamenyekanye cyane mu myidagaduro, aho azwi gufasha abahanzi nyarwanda, aho bamwe muri bo bafite impano abaha amahirwe yo kuzamuka mu iterambere ryabo. Uyu mugabo kandi azwi cyane ku rubuga rwa YouTube, aho akora ibiganiro byinshi n'abahanzi ndetse n'abasitari bagiye batandukanye, ari nabyo akenshi byatumye amenyekana akaba icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda. Irene ni umunyamakuru wakoreye zimwe mu itangazamakuru zitandukanye, yaba televiziyo yitwa Isibo TV n'ibindi bitangazamakuru yagiye anyuramo nka Magic FM, Isango Star ndetse na The Choice Live. Ibyo yakoraga n'ibindi byose ubu akaba yarabyimuriye kuri platform yiwe ya YouTube ariyo yise M Empire. Irene akaba yarafashije abahanzi batandukanye, harimo nk'uwitwa Niyo Bosco mwakunze cyane mu ndirimbo nka Ubigenza ute, Seka ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ubu akaba anafashe itsinda rya Vestina na Dorcas bazwi mu ndirimbo zihimbaza Imana. Ubu bakaba bafite abakunzi batari bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa no hanze yayo. Irene akaba yarahishuye ko yagize ubumuga bw'ukuboko, avuga ko impamvu ukuboko kwe kw'ibumoso ahora guhisha ari uko kwatewe ubumuga n'abaganga bamwigiyeho gutera inkingo ubwo yari akiri uruhinja. Iyo witegereje isura y'umunyamakuru akaba n'umujyanama w'abahanzi Irene Murindahabi, mu mutwe wawe hazamo umuntu ufite microphone mu kuboko kw'iburyo ariko kw'ibumoso kutagaragara neza, kwanagaragara ntukubone nyine n'ubona ikiganza cyiwe. Iyo wihaye intego yo kugenzura neza ngo urebe uko kuboko kundi, ujya mu mafoto n'amashusho bye ntabwo ugasangamo ukuboko kw'ibumoso, ntabwo kuba kugaragara neza ahantu hose ugiye kubirebera. Ibi kandi byabereye urujijo abamukurikirana, bibaza niba uko kuboko kwiwe gufite ubumuga, ndetse bamwe batangira gutekereza ko yaba ari uko yahisemo kugaragara kuri kamera kugira ngo atandukane n'abandi mu misusire. Icyakora soko byagenze, kubera ko ukuboko kwe kwa Irene ufite ubumuga kandi butoroshye. Nyivuga ibi wese utekereza ko Murindahabi yaba yaravukanye ubumuga cyangwa akabugira bitewe n'uburwayi runaka. Gusa byose si byo, kuko ubu burwayi bwatewe n'ubumenyi bukeya bw'abaganga. Mu kiganiro uyu mugabo Irene Murindahabi yatangiye ku muyoboro wa YouTube ye M Empire, ubwo uyu munyamakuru yamurikaga ikiganiro gishya yise MI Chopper. Yasabye abantu kumubaza ibibazo bitandukanye. Abenshi bahurije ku mpamvu ukuboko kwe kw'ibumoso adakunze kukwerekana kuri kamera cyangwa se mu ruhame. Irene yavuze ko yari yaririnze kukivugaho kuko yatekerezaga ko ari ikintu cyakora ku mitima ya benshi ndetse kigahindura ibintu byinshi. Murindahabi yagize ati, navutse nk'umwana ameze neza, nta kibazo na kimwe mfite, kandi nuko meze nshima Imana, kuko niyo ingize uwo ndiwe, niyo nyesha ubuzima. Muzabona abantu bavuga ngo Imana abandi
baribeshyera, abandi bitwikira amazina bafite bayibeshyire, ariko njyewe Imana babwira narayibonye. Yakomeje agira ati navukiye hariya hepfo ku bitaro bya Muhima. Hari abantu bafite serivisi mbi cyane, sinzi niba byarahindutse, ariko njye mfite ibimenyetso. Hari abari bafite serivisi mbi mu gihe twavukaga, abahavukiye bikagenda neza, sinzi gusa njyewe ntabwo byagenze neza. Icyakora nshima Imana kuko nabayeho kandi umugambi wayo wari uwayo. Irene yavuze ko yavutse adafite ikibazo na kimwe, ariko kubera amikoro makeya bigatuma hari abaganga bamwigiraho gukingira bikamugiraho ingaruka. Ati navutse neza nta kibazo, hanyuma umubyeyi aza kujya kunkingiza bisanzwe nk'abandi bana bato b'impinja. Aho niho habaye ikibazo. Bazanaga abaganga barimo kwimenyereza umwuga, baje kwiga gukingira abantu, bagashaka abana bamwe na bamwe bo kwigiraho, niko byitwaga. Birumvikana ko umwana bafataga wo kwigiraho ari we mwana wo muri ya miryango itishoboye, atazajya kuba yabarega, kandi nanjye nari ndi muri iyo miryango itishoboye. Irene yavuze ko umubyeyi we atari asobanukiwe ibyo gukingira, ku buryo atari kumenya niba uwo muntu ari umwiga. Birangira mu bana bagiweho harimo na Irene. Ibintu byamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ati njyewe yanyigiyeho atera aho batateraga, imitsi yanjye yo mu kuboko irangirika. Murindahabi avuga ko kubera nta kivugira yari afite, nta kundi byari kugenda. Yabanye n'ubwo bumuga ndetse ko imikorere ye byasabaga ko akoresha ukuboko kumwe gusa. Avuga ko akiri umwana yasabaga Imana ayisaba ko yazamuha umurimo yakora neza utarimo gukoresha amaboko, kuko yari amaze kubona ko atazabishobora gukoresha amaboko. Irene ashima Imana yamuhaye impano yo kuba umunyamakuru, kuko imirimo y'amaboko yo ntiyari buyishobore habe na gato. Irene Murindahabi yatewe nabi urushinge bimuviramo kugira ubumuga bw'ukuboko kw'ibumoso. Yahoze asaba Imana kuzamuha umurimo yakora neza adakoresheje amaboko, gusa Imana nayo yaramwumvise kandi yahabwa icyubahiro. Mu buzima buri kigeragezo kizana n'igisubizo. Irene iyo ataza kugira ubumuga bw'ukuboko, wenda wasanga atari kuba ari umunyamakuru nk'uko tumuzi aka kanya. Wasanga ari kuba akora ibindi bitari kumuha umugisha nk'uwafite aka kanya mu itangazamakuru. Buri kintu kibaho kubw'impamvu, kandi tujye dushima Imana kuko ari imenya ubuzima bwacu aho buva n'aho bujya. Muri aka kanya Irene ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu myidagaduro y'u Rwanda, yaba mu itangazamakuru, mu ruhando rwa muzika ndetse no muri sinema yageramo. Irene ni umuntu ukwiriye icyubahiro. Imana ijye imuha umugisha ndetse namufashe mu byo akora byose. Ibyo wumvaga yari Ngabonziza Patrick. Iyi ni Ingabo Yacu TV. Wibuke gukora subscribe. Tubonane ubutaha.